narivuze ni ku kibuga hashize uyu mwanya uragoye. Cya mbere ndisegura haragira icyo mvuga. Naje bigoranye, murabizi ko ikibuga cya Kenyatta kimaze iminsi itari mike bari mu myigaragambyo. Iminsi hari imyigaragambyo ku buryo nta ndege zagendaga. Ejo umunsi wose habuze indege, hanyuma uyu munsi rero n'indege yabonetse itinze. Niyo mpamvu mwabonye nijira ntize ndetse n'amagambo amwe yatambutse. Ndagira ngo musabire imbabazi, ntabwo ari uko twahaye agaciro gake gutangira hamwe twese, ariko nuko byagenze. Ndaza kuvuga ijambo risoma, ariko mbere y'uko nsoma ndagira ngo mbanze mbashimire ubwitabire bungana gutya mu muhango wo kwibuka intwari zacu. Ngira ngo ni hake dufite abantu bangana gutya bashobora kwitabira kuva mu gitondo, mukaba mugejeje aya masaha mukicaye, ababyeyi, abagabo, urubyiruko rurimo abagore n'abakobwa. Mwakoze cyane. Mpagaze ahangaha mbere y'uko mvuga reka mbibwire, kuko abenshi ntabwo bazi, n'abazi wenda nta kibazo, ntabwo kwivuga birangira. Turi Abanyamurenge, iyo duhuye turivuga, nicyo gikorwa cy'ibanze. Haba umushyitsi uhuye nawe mu nzira, haba n'uwo baraje, iyo mubonanye urivuga kugira ngo akumenye. Njye nitwa Jules Sebahizi, ariko abanzi benshi banzi ku izina rya Major. Nkaba mwene Makuza, nkaba Umusigara. Iwacu ni Minembwe, Abanyaminembwe bo baranzi cyane, ariko n'abandi baranzi benshi bari aha twarabanye mu bice bitandukanye. Ntuye i Kigali, ariko ntuye no muri Canada. Ndi umurwanashyaka wabigize umwuga, ubimazemo imyaka. Numvise amateka mwavuze ni meza cyane, twayatangiranye iyo myaka yose. Twagiye tubana n'abatandukanye muri mwe. Hanyuma hari n'abibaza ngo ese uyu munsi naje ndi umushyitsi wanyu mu ruhe rwego? Ndagira ngo nabyo mbibasobanurire kugira ngo mwumve n'ijambo njya kuvuga aho ryavuye. Naje kwifatanya namwe mu bice bitatu. Icya mbere, naje mpagarariye ubuyobozi bwa Twirwaneho, burangajwe imbere na Dr. Professor Kanyiki Freddy, wungirijwe na General Charles Sematama, general wacu uyoboye urugamba kuri uyu munsi. Igice cya kabiri, naje nk'umunyamurenge. Iwacu ntabwo twibuka Kigali kubera impamvu zitandukanye, ariko nakeneye ko tubana namwe kugira ngo nanze mbe muri uyu muhango twibuke hamwe twese. Ndumva arizo mpamvu ebyiri nyamukuru, ndetse n'ijambo njya kuvuga ni ijambo riri muri ibyo bice byombi. Ndibaza ko rero munyemerera mbabwire ubutumwa bukubiye mu nyandiko. Ubundi nkunda kuvuga ndasoma, ariko iyo byabaye formel cyane biba ngombwa ko umuntu asoma kugira ngo amagambo y'ubuyobozi abagereho neza. Ndashyizemo ayanjye. Bavandimwe, nshuti, abagabo n'abagore, urubyiruko, abakobwa n'abahungu muteraniye aha kubwo twibuka intwari yacu, twibuka intwari nyinshi
zirangajwe imbere na General Lieutenant General, tugomba kubivuga iryo peta rye asinzira, Lieutenant General Michel Rukunda Makanika. Uyu munsi ni umunsi ukomeye, ni umunsi w'ingarukamwaka, ni umunsi tuzahora twibuka, ni umunsi utazibagirana, ni n'umunsi utasisibiranwa n'abarya bagoreka amateka. Ni umunsi rero ukomeye, ni umunsi uzahora mu mitima yacu, niyo mpamvu muri hano. Baje kubasuhuza mu izina ry'ubuyobozi, bambwiye ngo mbashimire, babwire ko nubwo batari hano ariko bari kumwe namwe mu mitima. Kuri uyu munsi, umunsi w'amateka yacu ashaririye, umunsi wabayeho ubwira kabiri, umunsi watumye inka zidakamwa, ababyeyi ntibonsa abana, amashuri agafungwa, amagambo agashyira mu kanwa k'abagabo b'abandi, imfura zikiyunamira, isi ikibaza icyabaye. Uyu munsi hatabarutse intwari y'ikirenga, umugabo waciye inzira, kimararungu wa bose. Hatabarutse intwari yitwaga Gitinyiro, wagabye ibitero mu banzi imitima yabo ikajejingana. Hagiye intwari ariko ntabwo yasize ubusa, yasize abagabo, yasize intwari. Yateguye mbere y'uko agenda, mu magambo yavuze mwagiye mugaragaza hariya. Iyi tariki ihatse byinshi mu mateka yacu. Kwibuka ni inshingano, ntabwo ari umuhango, ni inshingano. Kwibuka intwari bikiyongera ko twebwe nk'abanyamurenge, ni igihe cyo kwiga, ni igihe cyo gusubira mu mateka. Umuvandimwe yabikoze, yakoze amateka yose, ibice biyakubiyemo, ni umusigasira irage ry'iyi ntwari twibuka kuri uyu munsi. Byaba bibabaje tuza tugakora umuhango usa n'uyu, twese turasa neza turabana, ariko mu by'ukuri mu mitima yacu tudafite icyo yahagurukiye kurwana ngo tugisigasire ariko tugikomeze. Itariki nk'iyi turibuka urugamba rukomeye ahaguruka aho yari avuye. Yaciye mu nzira z'inzitane, yasize abana n'umugore, yari afite ibimutunga bihagije, yari umugabo ufite ubuzima bwiza yagombaga kugumamo. Ariko urugamba aho rwari rugeze, ababyeyi bavuzaga imiborogo, ahitamo kwanga ubuzima bwe arengera ubw'abandi. Iyo niyo ntwari twibuka uyu munsi. Mwabavuze, mwabisubiyemo bavandimwe. Iyi ntwari yacu n'izo batabarukanye zose tutavuga amazina, tuzagira umunsi wo gukora umunsi mukuru turi mu minembwe, tukabashyingura mu cyubahiro, tukabambika ingofero n'umutamana bazagumana ubuziraherezo. Batabarukiye ku rugamba bazira mwese mwicaye hano. Bari kuguma aho bari bari, ariko ubuhunzi bwabo bwarabariye, baratabara. Ibi yabikoze yirengagije ko aho agiye ashobora kubasiga ubuzima. Ni nako byagenze. Muribuka mu magambo yaravuze ngo nubwo nasiga ubuzima ariko abandi bakazaba.
Uyu munsi tariki ya 19 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo, Minembwe n'umurenge hose bari guhamba. N'uyu munsi bashyinguye abantu, n'ejo bashyinguye abandi. Inzu zirashya, ababyeyi bari kubyarira mu mashyamba muri bya bisambu muzi. Aho bahungiye abana ntabwo bari kwiga, amashuri arafunze, amasoko ntabwo arema uyu munsi, ibitaro nta miti bifite murabizi, ibiryo byeze biri mu mirima byabuze ababisarura. Ntabwo ari uko tudafite ababyeyi bashobora gusarura imirima, ariko n'icumuri bari hejuru mu gitondo, ku manywa ndetse na nijoro. Umugambi wacuzwe ukanuzuzwa, wacuzwe n'abaturusha imbaraga ariko ntibaturusha umutima, wacuzwe n'abafite intwaro ariko ntibaturusha icyemezo cyo kubaho, kuko iyo biza kuko Minembwe iba yarabaye amatongo ariko iracyatuwemo n'abantu. Uyu munsi ariko nanone kuri iyi tariki bari bazi ko Minembwe bazayitahamo. Bari bazi ko mwarakurikiye mu minsi ishize bivuga ibigwi ko bari mu Minembwe, ariko ntibarayitahamo nubwo bayirangiza buri munsi. Hari abagabo bahagaze bayihagaze. Hari ico ubutwari bwa generali yasize irage bo baracyarifite. Aha hari ikibazo kivuga ngo ese aho wicaye uruhare rwawe n'uruhe kugira ngo Minembwe izoye kusi imurenge hazabe kwiteka. Ejo bundi mwabonye bicira umukecuru mu nzu w'imyaka 101. Umuntu urengeje imyaka 100 ntabwo yari umuntu wo kuraswa, nta nubwo yari kwicwa. Uri n'umugome ukamurekeraho yakwicwa n'inzara, ariko kubera ubugome ndengakamere bamurasha amasasu 4 mu gatuza, bamusanze aho yari aryamye mu igare yagenderagamo mu nzu. Murumva aho ubugome bugeze, kandi abo n'abasirikari b'igihugu cya Kongo bafatanyije n'abasirikari b'u Burundi, bafite n'abacancu, bafite n'abariya mwita wazarendo, ziriya mayimayi bamaze iminsi baratojwe. Ndabibutsa ko ibi bintu ntabwo ari bya 2017. Tumaze imyaka 69 turwana n'abanzi. Guhera muri 1964 kugeza uyu mwaka wa 2026 twujuje imyaka 70. Iyo myaka 70 nta na rimwe twigeze tumara umwaka hatagize inka zinyagwa, hatagize ikintu kiba, kandi tugitewe n'abaturanyi, abo twita abaturanyi bacu ariko baherekejwe na leta. Gakondo yacu ashinguye imibiri y'ababyeyi, y'abana bacu, y'abavandimwe bacu, y'inshuti zacu, icyo gicumbi n'ingobyi iduhetse. Aho muzajya hose ntaho muzabona igihugu mwishimira kibaha icyubahiro nk'iwacu. Amerika tujya, Canada tujya, Uburayi dutemberamo, Australia tujya, twese turira, mapenda ari hano. Amerika nayo ibayemo imyaka myinshi, Canada nayo ibayemo imyaka myinshi, Uburayi nabugenzemo imyaka myinshi, n'ibihugu bya Afurika ndabizi hafi ya byose. Nta hantu na hamwe ndumva hamwe umutekano nk'iwacu mu Minembwe. Ndimo nambuka Rwiko, ndimo amazi ya Karongi, ngeze muri Mukoko nkadaha amazi nkayanywa, amazi akonje, amazi y'umwimerere. Nta handi na hamwe muzabona ico gihugu, nta handi hazitwa iwanyu. Niyo mwajya inshuro ntabwo izabasiga. Uyu munsi
kwibuka abavandimwe bacu bari ku kivi, nubwo twibuka bagiye, twibuka generali Musi, ariko muzirikane ihashabye n'abo bafatanyije. Generali Sematama muri ku kivi Musi, ko muramufasha iki? Muteganya ko mugomba gufata yahe maboko? Muribuka Kalebu mu ntambara yarwanye, yararuhaga akazamura amaboko, abandi bakayafata, hanyuma izuba rigahagana. Mose izuba rigahagana, urugamba rugakomeza. Murafata yahe maboko mwicaye hano muri Kenya n'abasore, mwanubi, mwabaganga, mwabagabo mufite amafaranga mu mifuka, bisa nkaho harimo ingona idashaka kumuyarekura. Mwatanze n'iki? Reka ngacishe, ariko 600 by'amanyakenya hano murezi 600 niyo mwaciraga abantu. Pasi buriya uzabigera igihe unabacira, babwire ngo uzana 5 ndabizi kubifite, kuko hari igihe dutekereza ko turimo turatanga ariko turimo twishimisha. Nta na rimwe nutanga amafaranga ntahungabanye ukwezi kwawe n'amafaranga wahahishaga, ntabwo uzaba watanze. Gutanga ni ugutanga amafaranga wari ufite, bigahungabanya proje yo kurya no kunywa mu rugo, mukicara n'umugore mukavuga ngo ukwezi turakurangiza gute. Icyo gihe uzamenya ko wakoze. Ariko ugitanga amafaranga yasigaye mu mufuka 1000 cyangwa 500, rwose uzaba ari ukwishimisha. Reka twibuka ariko tuzirikane ibi bikurikira. Icyambere, Lieutenant General Michel Rukunamakanika twibuka yasize urugamba, ariko adusaba kurukomeza. Ntabwo yigeze atubwira ngo duhagarike. Yavuze ijambo aravuga ngo tuzarurangiza kandi tuzatsinda, dutsindane ishema. Sinzi niba tuzatsinda ishema twicaye hano muri Kenya, sinzi niba tuzatsinda ishema na ku rugamba twicaye i Kigali, twicaye muri Australia, twicaye muri Canada n'ahandi. Rugamba kurutsinda, ishema tuzagira uyu munsi, iriya ntambara turimo turarwana, umwabara dufite n'ibyo tubona byinshi, nuko batwivuga hejuru, ni agasuzuguro k'ubukewa. Turi inkewa twarabya, turi inkewa dufite abakobwa n'abahungu bashobora guhaguruka. Nanjye ubwanjye mbabwira, mfite imyaka 55, sibyo? Ariko General twibuka twaranganaga mu myaka, ariko yarayoboye urugamba. Nanjye nshobora guhaguruka nkagenda, niba nta nakwiruka uko bikwiye, ariko nanjye nta muntu n'umwe muri twe uhejwe cyangwa ubuzwa ko yatabara. Ndakunda ijambo mugenzi wanjye yavuze ko ntawe utagira icyo akora, ariko mu nkunga ya mbere dukeneye, abasore babyumve n'inkumi zibyumve, dukeneye abantu bagaragara kuri iriya misozi. Inkunga ya kabiri, mw'abadamu ba mama, dukeneye imihana ko yongera kubakwa, kandi ntizubakwa mudahari n'ukuri kw'Imana. Dukeneye ko twongera kubaka imihana iwacu. Ntabwo bibanezeza dufite umukutano nk'uyu mu Minembwe wo gushima ko igihugu cyabaze. Ijambo mwarivuga apotre, twakuzuzwa twese n'abatazakuzuzwa ngira ngo bakuzuzwa, ariko ibyo birasaba ko abantu bahaguruka. Icyo nari mvuze, yasize urugamba ariko adusaba kurukomeza kugeza dutsindanye ishema. Ibi bisaba ko buri wese yiha intego kandi akayigiriye, kugira ngo tuzatsinde kandi dufite ishema. Biradusaba byinshi, tugomba kwigomwa, harimo no gutanga ubuzima bwacu, tugomba gutanga ibyacu. Reka mbibutsa akantu kamwe,
ubundi amateka y'umuntu ntavugwa gihari, amateka y'umuntu avugwa nyuma ye. Ushaka kubaka amateka yawe uyakorera muri iki gihe ukoresheje ibikorwa byawe, ukoresheje ubwitange. Nyuma yawe amateka yawe azasigara avuga. Gupfa twese tuzapfa, ariko kubaho nyako k'umuntu ni nyuma yo kubaho muri ubu buzima dufite. Ubusore bwawe, imbaraga zawe, ivy'Imana yaguhaye utunze, akamaro kavyo kazamenyekana warapfuye. Amazu utunze ubu ngubu ntacyo atumariye rwose, ariko uyigurishije ukayitanga, nyuma yaho tuzakwandika tukuvuge nk'intwari yakoresheje ubutunzi Imana yamuhaye. Ese twibuke maze dutuze, tugende ko hari abandi wenda barimo baradukorera ibyo tutakagombye gukora, twagombye gukora. Tureke kwandika, tureke kuvuga, dutegereza abandi bazatuvugira ikibazo. Ese ko muba kuri YouTube muvuga ikinyamurenge, mubwira abanyamurenge barimo bapfa, aribo mungera mukababwira? Ese YouTube zanyu ko zibamo ibindi no kuvuga amakuru? Ese mwayabwiye bariya dukeneye ko babyumva? Ko tuzi ko mwize, ko abanyeshuri ari benshi hano b'Igifaransa n'Icyongereza, ni iki kibabuza kuvuga amakuru y'iwacu? Muhaguruke za YouTube muzihindure, muzikoreshe mu kuvuganira ubwoko no kugaragaza ibikorwa by'ubunyamaswa bibera iwacu. Muhindure umuvuno, muve kuvuga abakoze amarorerwa, muvuge ububabare bw'ubwoko n'ibibazo burimo bucamo kuri uyu munsi. Mwibuke ko ababyeyi barimo bahamba, kandi bahamba barahunze. Ibyo nibyo dukeneye ko muvuga. Muve mu bidafite umumaro, mumenye ibibafite umumaro mu myaka iri imbere. Isi ntigira imbabazi, hari umuvandimwe wabivuze. Isi buriya izi kureba, ikareba uko uhagaze, ikareba ibyo ukora. Iyo yamenye ko ufite imbaraga, izi gushaka. Buriya mutekereza ko Abanyamerika batazi ko Kongo leta yabo yica abaturage? Muzi ko raporo zose zikorwa za ruswa ku isi zisohoka buri mwaka? Kongo ihora mu mwanya we 165, 168 ku bihugu 185. Ni Abanyamerika babikora. Mu miyoborere, iyo bashyizeho ranking y'imiyoborere, buri gihe Kongo iza mu bihugu 5 bya nyuma. Iyi ikorwa n'Abanyamerika. Kuki barengaho bakayishyigikira? Impamvu ni imwe gusa. Icyo bashaka muri Kongo ni amabuye y'agaciro. Icyo bashaka muri Kongo ni ubutunzi bubabesha. Ariko umunsi twabaye abagabo, tukibeshaho, tukirema, hariya tukagira iwacu, bazadushaka. Kandi ibyo bizakorwa n'umuntu uwo ari we wese uvuye hano. Mama Mapendo yavuze ngo nta muntu uzagutabara n'umwe adafite icyo ashaka we bwa mbere ku giti cye. Abo dutabaza buri munsi twirwa tuvuga ngo ni mudutabara. Ni byiza gusaba inshuti n'abavandimwe kugutabara, ariko birababaje gutabaza ufite ubutabazi bicaranye udashobora gutanga. Abasore bari hano bahagarara ku misozi, ziriya ngabo zaduteza igahunga, ariko baricaye hano. Iyo barimo bacatinga baravuga ngo ariko nta butabazi buraboneka. Twese hano kuri za WhatsApp niko tuzatuvuga ngo nta butabazi buraboneka. Ese ubutabazi buzaza kuko badukunda kurusha uko twikunda. Nibadutabare, nitubatabaze, ariko tubatabaze twabaje kwitabara. Muribuka ejo bundi, ndagira ngo mbibutse ikintu kibabaje. Ejo bundi Gisekedi yifotozanya na bene wacu, ngira ngo ni pasiteri wabivuze. Bimwe mu bimenyetso bikomeye z'umwicanyi, afata muri mwe akagiramo inshuti,
kugira ngo bagaragarize amahanga yose ko ari umwere. Hari umunyamakuru mwabonye wirirwa azengurukana mikoro ayiha Trump, akayiha n'abariya representative n'ahandi. Uriya ni umukobwa wo muri Angola wahaza amafaranga ya Kinshasa, arimo arakora kandi arimo arakoreshwa. Ntacyo atakora kugira ngo atugurishe, ntacyo atakora kugira ngo aduhahe. Ariko ikibabaje, dufite abakobwa bavuga icyongereza kiruta icyo bariya abagabo bakomeye bavuga, bize igifaransa cyiza mu bihugu bikomeye, bari hano Nairobi, ariko ntawubahaguruka ngo aribwe n'iryo shyaka aje kuvuganira ubwoko uko bikwiye. Ababikora mu by'ukuri ntibaragera aho dushaka. Iyo mubona umukecuru nk'uyu ari uhaguruka agafata gahunda akagenda avuga, muhari muri abasore mufite ubwenge, mugomba kwibaza impamvu. Nashimye ko bababwiye ko mu nyigisho intwari n'imenya impamvu ari. Tumenye impamvu rero turiho kugira ngo tuzabesheho na generation ziri imbere. Muyaya na Kisekedi baducuriye umugambi kandi barahagurutse. Uyu munsi babwira Muyaya niba atagezeyo azagera hejuru muri Canada, muri Ottawa. Hari urubyiruko arimo araha amafaranga kandi arimo arakoresha bene wacu. Ya mafoto mwabonye ejo bundi muri Amerika, bitarenze ejo muzongera kubona yandi mubabaro kubundi. Kandi bariya bose bafite base na base wabo, bafite ba nyina na ba nyirasenge, bafite umuryango, bafite gakondo yabo barengaho bagakora biriya bihaye bikorwa. Ariko tagira ngo mwibuke ikintu kimwe, ntabwo ari twe bibayeho bwa mbere. Mu mateka, baza amateka, miliyoni 6 bababwiye z'Abayuda zipfa, umuntu wari ukuriye abantu bakora liste y'Abayuda yari Umuyuda wakoranaga na Hitler n'Abadage. Niwe wakoze liste y'Abayuda bakomeye bagiye bihindura, bari barafite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu. Akagenda agaragaza ngo uyu nubwo mumubona ari Umufaransa ni Umuyuda, uyu nubwo mubona ari Umubirigi ni Umuyuda, uyu nubwo ari umukire mubona akora ni Umuyuda. Ntabwo ari ubwa mbere bibaye, aya ni amateka arimo yisubiraho. Ababaye mu Rwanda cyangwa bakurikiye amateka, muzi amateka ya Karamira. Muribuka umunsi muri 1995 niba nibuka neza cyangwa na 4 kuri stade Nyamirambo na Karindwi, umuntu witwa Karamira buriya yari umwe mu bantu b'abagizi ba nabi bo ku rwego rwo hejuru. Ariko jenoside yakozwe mu miryango yabo, ariko niwe wari ku ihembe ryo kwicisha bene wabo. Ntibizabakanye, ntibizabatere ipfunwe kugira bariya birababaje, ariko nanone muze mwibuka ko ari amateka yisubiramo mu binyejana bitandukanye. Ntibibateshe umwanya, dukomeze umurongo. Reka nje ku bintu bisoza. Bavandimwe, reka nongere ngaruke ku bibazo dufite kandi tugomba gushakira umuti. Nubwo waba ushari, ariko tubumwe tujya inama. Murabizi ko iwacu hashize imyaka 9 duhereye muri 2017, ariko nk'uko nababwiye tumaze imyaka 60. Iyi myaka yose twaratatse pe, twavuze amagambo hirya no hino, tujya twandika inzandiko buri munsi, tujya dutuma abantu ahatandukanye, tujya tubona yewe n'abakuru b'ibihugu, ariko nta n'umwe urahaguruka ngo afate ijambo avuge yemye, uretse wenda umuntu umwe wangerageje aravuga, nawe buri gihe arabizi. Perezida w'u Rwanda yarahagurutse aravuga, ariko muzi ko ubu ngubu isi yose iramwibasiye kubera ko agaragaza akarengane kari iwacu. Ivyo ntimutegereje ngo mu by'ukuri kuvuga hari icyo bizakora. Kuvuga tuzaba, ariko nimuhaguruke dukora. Ko gukora tuzatanga igisubizo.
Iki kibazo murabizi ko cyatangiye abantu bagicira inyeni batekereza ko ari ukuntu abapfurero n'ababembe kwa kundi bazaga batunyaga inka bakatwaka amaturo mu biraro abantu bakumva ko ari iki, ariko wari umugambi watekerejweho neza. Muribuka imihana itangira gusenywa, n'ubwa mbere bakoresheje strategy yo gusenya imihana kugira ngo abantu aho bari batuye bahave, yo kwiba no kwica inka kugira ngo ubutunzi bushire. Iyo umaze kwanga gukura umuntu mu muryango ukamwambura n'utungo, igisigaye ni ukumwangaza. Uku twarangaye twagiye mu mahanga, twarangaye, birababaje. Iki kibazo murabizi ko ubu ngubu aho kigeze ni kuri, ariko dusigaranye inzira imwe gusa. Mu gitondo amakuru nararanye nuko Minembwe irasubira, Minembwe umwanzi arayizengurutse, murabizi ukurikirana amakuru, nubwo nta connection hari abashobora kubona amakuru, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibi byose twamuze muze kunyemerera ntituva aha tudahagurutse ngo dusengere Minembwe uyu munsi, kubera ko ibibazo bihari turi hano mu uyu muhango birakomeye cyane, birakomeye cyane. Gisekedi yafashe umwanzuro ndakuka wo kumara abanyamurenge muri kiriya gihugu, ariko buriya Gisekedi ibyo arimo akora bikomeye byinshi, afite uwamuhaye inzira wari usanzwe abiri. Murabizi ko Ndayishimiye yabaye muri kiriya gihugu arakizi, abenshi mwabonye amafoto yiwe acicikana ku mbuga igihe yari yagiye muri za Baraka, za hirya iyo ngiyo zo kuri Mugera n'ahandi. Afite ibyari kandi arabizi. Mu Minembwe nta Burundi buhari, mu Minembwe nta mwanzi w'Uburundi, mu Minembwe nta nyungu n'imwe Burundi yari ihari, ariko yahagurukanye n'iyo nka. Ubu ngira ngo abasirikare bose b'Uburundi bari kuri zero ko bararwanira mu Minembwe. Impamvu ni imwe gusa, ni ukugira ngo mutazongera kubaho, mutazongera kugira Gakondo. Ese murabyemera? Ntabwo mwabyemera. Babyeyi ntimwabyaye, muremera ko Gakondo yacu bayitwamura burundu, ntimwabyaye. Ntabwo nshaka igisubizo, ariko igisubizo murakizi mwe. Icyiza muri ibi bintu byose nuko dufite intwari. Intwari yacu twibuka generali yasize acana, urwo rumuri ntiruzazima, yasize arusingirije generali Sematama, ararufite ko ruraka. Nabo bari kumwe bose, ariko bakeneye amaboko nababwiye abashika kugira ngo rukomeze rwake. Uyu munsi duhaye tuvugana, nta mwanya dufite. Numvise bavuga ngo urubyiruko ruraza gusigara, hari abavandimwe bari hano, ndibaza ko bafite umwanya uhagije. Ntimuzaze mwenyine, ntimuzagaruke mwenyine, muzaze muhetse, muzaze mufite amaboko kugira ngo mujye gukomeza gahunda mwasize. Twirinde bimwe bitutesha umwanya. Abayobozi bambwiye ngo ngaruke ku bintu nka bitatu. Icyambere, Mapendo yakivuzeho, ubwoko bwacu bugiye gusenywa na social media. Mwabahungu mwe namwe mwabakobwa, mwatubabariye kweli, mwatubabariye mukavuga ibifite akamaro, mukiyubaka, kuko biriya mukora uyu munsi mu gihe kizaza bizabatera ipfunwe. Mu gihe kizaza abakazana n'abakwe banyu bazabibabaza. Mu gihe kizaza muzatinya guca mu muhanda, muzatinya kuza mu mihango nk'iyi, kubera ibyo ushobora kuba waravuze kandi bitari ngombwa. Mufite ibyo kuvuga, nimukoreshe social media
abandi yabagize abakire baratunga, ariko bayikoresheje mu buryo bwiza. Muve mu matiku, muve mu bidafite umumaro mwirirwamo, muve mu kwandagaza abantu ntamumenye ubwanyu, muvuge ibifite umumaro, mutabarize ubwoko, mwubake ubwoko, muvuge indangagaciro z'ubwoko, muve muri biriya bintu. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, ababyeyi dusubire ku ndangagaciro z'ababyeyi, tuba urugero rw'abana bacu n'abo turera, kuko byinshi aba bana babikomora ku mico n'ibyo babona turimo, ntabwo tukitanga indangagaciro nk'izo twari dusanganye. Cya gatatu, muve mu magambo, mureke guta umwanya ku bidafite umumaro. Hari abantu bagenda bababwira ngo turimo ibice, twacitse ibice, twagize dute. Ibyo bintu mubisuzugure. Abanyamurenge ubundi uburyo bakemuraga ingorane n'amakimbirane yabo, bagiraga ikirambi aho abantu baganirira ibyo batumvikanye. Ariko dusigaye twaragize umurongo isi yose iboneramo amakuru yacu, watunganye n'ubundi mu gitondo nk'uko bisanzwe bavukana, nimugoroba ukabisanga kuri social media, uwavugishije undi kuri telefone, nimugoroba ugasanga audio kuri media yakwiriye isi. Ibyo bintu mugende mu bicike kandi tubyigisha abantu. Icya gatatu, tugarura ubupfura mu miryango yacu. Ubupfura ni iki? Ni urukundo. Babisubiyemo inshuro nyinshi, bambwiye ngo mugaruke ku rukundo n'indangagaciro zanyu, mwerekana ko mubwirana amakuru meza, murutse imitima y'abababaye. Ntabwo tugitunga imfubyi n'abapfakazi nk'uko byari bimeze. Aba basaza n'abagabo bose bari aha bakuru barabizi, nta mfubyi yandagaraga abagabo bahari n'ababyeyi bahari. Ubu dufite imfubyi zibura minerivare, uryamye ku mafaranga wicaye mu wawe n'umugore wawe muri murarya murahaze, ariko imfubyi iruhande rwawe n'umupfakazi bakaburara, ukumva ufite amahoro. Dusubire ku ndangagaciro, twongere tuba abagabo, twongere tuba ababyeyi. Icyo ni ikintu gikomeye. Bambwiye ngo mwababyeyi mwe, mwarubyiruko mwe, mwabagabo mwe, mwabagore mwe, dusubire ku ndangagaciro. Kurwanira gakondo ntawe tubigishaho inama, nta n'uwo tujya kubisabira uburenganzira, ni hamwe tugomba kubigira intego. Reka mbibutse ibintu bitatu Generali Twibuka yarwaniye, yasize nk'umurage tugomba kurwanira, natwe tukazasiga, nidusiga tutarahabona n'abazasigara bazabikomeza. Iyi ntambara irarwanira ibintu bitatu. Icya mbere ni ukubaho kwacu. Ni twe bwoko bwonyine buri mu gihugu busaba ko batureka tukabaho gusa. Icyo ni cyo cya mbere turwanira. Icya kabiri, turarwanira ubutaka twinjiyemo, twabonye nta wundi muntu n'umwe urabugeraho. Hari ibyo bazababesha bakababwira ngo ababembe ngo n'abapfurero baje imbere. Hari ibitabo bisobanura neza, ababishaka tuzabibaha, byanditswe n'abanyamahanga atari ko iriya misozi yose nta muntu urayitura, yatuwemo n'abanyamurenge. Ababembe baje nyuma y'imyaka irenga 50 baturutse epfo y'Uburega bazamuka. Abapfurero desere ihariya ni iwacu. Icya kabiri rero turwanira ni gakondo. Icya gatatu turwanira ni uburenganzira. Impamvu ndiho mbisubiramo, ni mwebwe banyamakuru n'abafite influence. Ibintu bitatu byo kwirwana ni ibyo. Icya gatatu rero ni uburenganzira bwo kugira iwacu hayobowe, hafite inzego, ndetse tukaba mu bagomba kuhayobora, bayobora n'izindi nzego. Ni uburenganzira tugira ku mutungo, kuri gestion y'igihugu n'ibyiza byacu. Izo ntego uko ari eshatu nizo twirwaneho yahagurutse
guharanira. Ibi rero ntabwo twabigeraho twicaye hano. Kwibuka uyu munsi ni ukubaka ejo hazaza, ni ugukangura ubwonko bwacu. Icyo afande yasize avuze ni umurage yadusigiye tugomba gusigasira. Kugerwaho kwabyo birasaba kugarura za ndangagaciro navuze. Bavandimwe rero ntarandiriye, ababwiye ngo gusoma biza bingora, rero ndasoma ariko n'ubundi ngasubira mu magambo yanjye bwite. Izi ndangagaciro z'urukundo nababwiye: ubwitange, ubunyangamugayo, kuvuga ukuri, ubupfura n'ibindi nkabyo. Ibi nibyo byaranze Lieutenant General Rukundo Makanika. Yarenze kure, yemera ko hari ubuzima ariko kugira ngo tuzabe. Undi muntu wabikoze ni Yesu. Kugeza muri ibi binyejana nta muntu uzi wavuze ngo ndashaka gupfa kugira ngo ubwoko bwanjye buzabe. Mu mateka tujya dusoma intwari, ariko ntawe uravuga iryo jambo mu kanwa ke n'ubwo babikorera. Ndagira ngo musoze nongera kubibutsa, bambwiye ngo nshimire abantu burya, ngo barabashimira cyane ko mwabaye igicumbi n'aho bavoma. Umubare munini w'abana bahagaze ku bw'iki murabizi ko bavuye hano. N'ubundi bambwiye ngo ikigira umuntu umugabo ni ugutangiza ariko ugasoza. Ibyo mwatangije nimubite inyuma ngo mubisige nzira, mwongere mwibuke ko urugamba rugikomeje. Abasore n'inkumi mwongere mwibuke, hariya rero hazaba iwacu ari uko mwahagaze. Niyo mpamvu ngira ngo ze gusoreza ku kintu kimwe, mvuga ngo uyu munsi muri Kenya twibuka General Makanika. Ni ikimenyetso cy'uko ariho muri twe, ni n'ikimenyetso cy'uko ibyo yatangiye bigomba gukomeza, ni n'ikimenyetso cy'uko muri intwari zidashobora kwemera ko Minembwe n'Umurenge hazaba amatora. Nkaba ngira ngo nsoze nongera kubabwira ngo mugenzi we ihasha rye yasize ku rugamba akeneye amaboko yanyu. Muhaguruke tumushige, tuzagera ku ntsinzi kandi tugeranaho ishema. Harakabaho gakondo yacu, harakabaho intwari zacu, harakabaho abarwanashyaka bahagurutse bakitanga, harakabaho twirwaniro yacu. Dufite iwacu hamwe gusa, nta handi tuzagira kugeza ku bisekuruza n'ibisekuruza bizadukurikira. Soza ndagira ngo nanone nsubize ijambo chairman, ariko ngira ngo turaza gukomerezaho n'umuhango nyirizina wo gusoza ikiriyo cyangwa kwibuka. Arabikomeza, ariko ndagira ngo mbashimire, ariko mbibutsa ko ni mwebwe Murima, ni mwebwe Gicumbi, ni mwebwe twirwane ishingiyeho isoroma. Mwongere mwisubiremo, umutima wanyu wongere wibuke ko gakondo izubakwa ku mwavutse. Imana ibahe umugisha.